pole ihanga umusaza amakuru yuno Umutako TV ihangane ibintu ntago byoroshye akababaro ni kenshi cyane wowe Jay Paul aratubabaje byatari twamukundaga hip hop nyarwanda ibuze muri legendary twakundaga byatari Imana mwakire mu bayo rest in peace Jay Paul twakwemeraga byatari kabisa Sengere kugira gute twebwe ibintu byose byezwa n'ijambo ry'Imana kandi abakozi b'Imana bahawe ubutware bwo kweza ibintu ibyo ari byo byose ikintu kimwe navuga ni ukwihanganisha abanyarwanda ibintu ntago umuntu arabyakira neza uburyo nanjye ntabona ikintu mpfa kuvuga none ahangaha Jay Paul naramukundaga ni inshuti yacu tuzahora tumwibuka na tuzajya tumwibagira twatangiye tujya ku bitaro bya Kacyiru kujya kureba Jay Paul ahangaha turi duherereye ku irimbi rya Rusororo ahagiye kubera umuhango wo gushyingura nyirizina n'umuhango witabiriwe n'abantu benshi cyane byamamare bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo kuvudisha gatoya ugira message waha ku bafana ba Jay Paul ugira ikintu watubwira nk'umuntu usanzwe uzwi muri social media nyarwanda murakoze ikintu kimwe navuga ni ukwihanganisha abanyarwanda ibintu ntago umuntu arabyakira neza uburyo nanjye ntabona ikintu mpfa kuvuga none ahangaha icyo navuga no kwihanganisha abanyarwanda babuze umuntu wabo babuze umwana wabo nta kindi kabisa murakoze dukomere mu mutima uyu ni Mr Kagame nawe akaba yitabiriye umuhango wo gushyingura no guhevandimwe bayoboye kabaka mureka twumvikane amakuru ni meza umusaza amakuru ni meza kandi hari umuntu watuvuyemo twakundaga cyane nk'icyamamare hano mu Rwanda umva twababaye cyane amakuru ni mabi WhatsApp hose ni umusaza wacu Jay Paul mana yanjye njyari indirimbo nakunze ngamaboko hejuru Tough Gang Jay Paul hejuru Jay Paul
uwamunyereka namubwira ijambo rimwe gusa mukwereka kandi yavuye mu mwuka nyine yongeye amibwe yo kumubona nari kumubwira ijambo rimwe rwose. Jay Polly naramukundaga, ni inshuti yacu, tuzahora tumwibuka no tuzajya tumwibagira. Niki wabwira abafana ba Jay Polly bamukundaga ndetse n'umuryango we? Uyu ni Umutako TV, nge mukiri kumwe ni MC Seti. Uyu ni Umutako TV. Ikintu nabwira abafana yuko Jay Polly yasize abana bakiri batoya, Jay Polly yasize umuryango, ndagira ngo amabwire yuko uwo muryango yasize twazawusigasira mu muziki gakondo, noneho tukazawuteza imbere ukazahora ukomeye. Umuryango wa Jay Polly, umuryango wa Jay Polly bisa nkaho Okay, murakoze cyane. Turacyari kwerekera tujya Cameraman. Ngira ngo imbere yanjye muri kuhabona Mr Kagame, abasitari benshi cyane bitabiriye kujya guherekeza no gushyingura umuvandimwe wacu Jay Polly. Uyu nguyu rero cyari Umutako TV. Abanyarwanda mwese mukomeze mwihangane kandi mukomere mu mutima. Dufite agahinda nta kindi, dufite agahinda ku byabaye cyane ko tubuze umuntu ukomeye, tubuze umuntu abenshi bafatiragaho urugero. Umuryango tubuze umuntu mu muryango muri twe. Nta byinshi iri buvuga nyine n'ibyo wapfushije, twagize ibyago. Yego, na message waha abafana ba Jay Polly? Bakomere, bizere ko agiye mu ijoro tuzamusangayo. Yego, urakoze cyane. nta muhanzi upfa, nta muhanzi ducike. urakoze cyane. ni PSJ, nta bindi byinshi. twese tuzamukumba, tuzamusangayo ahantu hose ari, turacyamufana, tuzahora tumwibuka. Na gahinda kenshi katoroshye. Ahangaha turi i Rusororo, aho abaturage benshi, abafana ba Jay Polly bafite amarira bavuga bati nubwo agiye tuzahora tumwibuka. Reka Polly ihangane umusaza. Amakuru, uyu ni Umutako TV. ihangane ibintu ntago byoroshye, akababaro ni kenshi cyane. Wowe Jay Polly aratubabaje byatari, twamukundaga. Hip hop nyarwanda ibuze umulegenderi twakundaga byatari. Imana mwakire mu bayo. Rest in peace Jay Polly. Twakwemeraga byatari kabisa. we nicyo avuga kuri Jay Polly? Jay Polly yari umusitari, nta muntu utamuzi muri hip hop nyarwanda. Abantu yavugiraga urubyiruko. Ndasaba abantu mwese gushyiramo metero twibuke ibihe turimo nyamuneka. Tumuri inyuma kabisa, tuzahora tumwibuka. Oya rwose Jay Polly yari umusaza. Makonko, nakuvugishaho gato. Uyu ni Umutako TV. Ego, mumeze mutese? Sinzi niba wenda abantu baracyahuze cyane, sinzi ko bari butwemerere kuba twamuvugisha. Makonko, muraho neza? Murakomeye. Ego, ni iby'agaciro cyane kukubona mu gikorwa nk'iki cyo guherekeza umuhanzi twakundaga cyane nk'icyamamare Jay Polly. Makonko, wowe ukimara kubona yuko Jay Polly yitabye Imana wabyakiriye gute? Ikintu cya mbere mu kubyakira byarananiye, kuko Jay Polly yari inshuti yanjye musanzwe. Ikindi cya kabiri, akababaro kanjye n'agahinda kuri Jay Polly ntabwo ushobora kuvuga mu magambo, ko byansaba ko sakuza cyane isi yose ikabyumva, ariko ntacyo nakora. Jay Polly ni umuntu wari ukunzwe, ni umuntu wavukanye igikundiro, kandi igikundiro cye ntawe wagisimbura. Gusa icyo nzi, tubuze umuhanzi ukomeye kandi umuhanzi nyarwanda wari uzi cyane gukominika n'abaturage. Jay Polly ni umuntu warimbaga indirimbo zigera ku baturage, aririmba ibintu biri muri society, aririmba ibintu bihura n'abaturage, ubona ko music akora ni y'abanyarwanda. Yahaga abanyarwanda ubutumwa nyabwo.
abantu benshi baracyari bize cyane, reka twegere n'uyu mugabo nawe atubwire, atangire wenda nawe abibwira kuri kamera z'Umutako TV. Ndacyakomeza kwihanganisha abanyarwanda mwese muri rusange, umuryango wa Jay Paul, umudamu we n'umwana ndetse n'abafana bose muri aho mwihangane cyane. Yego ni amazina yanjye nitwa Chege. Jay Paul ni umuntu w'inshuti yanjye mu buzima busanzwe, tuzanye guturuka 2008. Nta byinshi umuntu yavuganye, n'urupfu rwadutunguye rwatubabaje, ariko bibaho ku isi. Gupfa ni twese turarugendana, buri wese yagombye kubifataho nk'isomo, yagombye gufataho ko umunsi w'ejo nawe ari wowe. Rero yatubabaje, ni umuhanuzi w'igihugu ugiye, yagiye akiri muto, yari afite byinshi byo gukora, isi kimukeneye muri rusange, gusa ariko buri wese bimubera ubuhamya, yumve ko umunsi w'ejo nawe ari ejo n'undi ari ejo, kandi buri munyarwanda wese akomere. Yari umugabo rero muri rusange, kandi kuri ino si yabanye neza, yabanaga n'abantu. Ikindi yarabyaye, buriya twari kuba tubaye tuzi ko nta mwana asize. Jay Paul yarabyaye, Jay Paul yabanye n'abantu neza, Jay Paul yari imfura. Jay Paul yari umuntu w'umusane atandukanye n'abandi basane, aho yisangaga kuri buri muntu. Ntago ari wa muntu wirya, izo basane barirya, ariko Jay Paul ntago yagiraga umwiryo. Yahuraga n'umumama akamuha icyubahiro cye, yahura n'umuniga akamuha icyubahiro cye, umuntu wese yari umuntu uri hejuru. Ngira ngo muribuka Guma Superstar bigeze kumwima igikombe, abanyarwanda berekana ko ari wari ugikwiye. Iyakurikiyeho bari bazi neza ko ari we uzayitwara. Hari icyo byari bivuze mu banyarwanda. So rero nugukomera kandi nukwihangana. Urakoze cyane, nawe ukomeze ukomere mu mutima kandi Imana igumugisha. Turacyari Umutako TV, turimo kugenda tumenya ngo byifashe gute. Ahangaha turi i Rusororo, igicaniro cy'impanuro. Yes. Uyu ni Umutako TV. Turi mu gikorwa cyo guherekeza umuntu twabuze, twakundaga cyane nka Jay Paul, dushimiye Joshua. Wowe wabyakiriye gute kuba uyu muvandimwe atuvuyemo? Ni ibintu nakiriye mu buryo bungoye byatari, ariko tuba tugomba no kubyakira. Erega ntabwo Imana yigeze ishiraho ngo muzapfa igihe iki n'iki byibuze ngo ibikubwire. Wenda umuntu najya gupfa abwire bagenzi we ngo nzapfa igihe iki n'iki, kubera ko itigeze ishyiraho icyo igihe cyose ibereye utitaye ngo byabaye bitunguranye cyangwa umuntu yararwaye, urabyakira tu nuko nta kundi. Ariko Jay yari umuntu ari intwari, ni umuntu mani sinzi ukuntu nabigusobanurira. Ngiye dukoranye igihe kinini kuva za 2008. Yagiye angira inama nyinshi. Mufitanye indirimbo irahari yitwa Inkovu z'Amateka, nakoranye nawe na Jay Paul, nawe na Bulldog na Fireman na Tuff Gang yose na Amaji The Black na Baburi, ariko twarabanye no mu bundi buzima butari n'ubwa muzika. Mani ni ibintu bigoye, sinzi kabisa. Message waha abafana ba Jay Paul bamukundaga, tunabihanganisha gukomera ku mutima. Turacyabisubiramo inshuro nyinshi, ntago duteze kuzamwibagirwa. Tubuze umuntu twakundaga, tubuze icyamamare. Message waha ku bafana ba Jay Paul, tushimire Joshua, niye message nabaha nugukomeza just kumwiyumvamo no gukunda ibihangano bye no gukunda Tuff Gang, kuko yari Tuff Gang. Bakomeze bakunde Tuff Gang, ntibumve yuko birangiye. Urakoze cyane, ukomeze gukomera mu mutima. Turacyana Umutako TV, reka tube dusubikiye ahangaha, turaza kugaruka mu kanya. Ntacyo narenzaho cyane ku byo murumuna wanjye avuze n'abandi bavandimwe, gusa ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi, ukuntu mwadutabaye ingeri zose, kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubarinda, kandi aho muri nk'uko babibabwiye tujye dukomeza kuzirikana abana Josue asize. Kandi nanjye baye nijeje abakazana bacu ko nzababa hafi, ngafatanya nabo kurera bariya bana
tugakomeza ku bana ndetse no ku mashuri tugakomeza gufashanya. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Aba basitari nabo bamaze kwizeza abana ko bazakomeza kubaba hafi. Imana izakomeze babashishe, Imana izabaha umugisha, ikomeze kubagirira neza. Amazina yanjye nitwa Safi Eric, ndi hano mpagarariye mukuru wanjye utari i Kigali, benshi bamuzi nka Black Drama. Yamaye ubutumwa kugira ngo mbubasangize mwese ubw'umuvandimwe wacu Jay Polly. Tubuze tukimukeneye twese, tubuze yari agifite byinshi cyane byo gukora. Gusa icy'ingenzi kiruta ibindi byose ni uko ibyo yakoze, ibyo yakoreye Abanyarwanda, ibyo yakoreye twese hano muri rusange, bifata nk'aho bihagije, cyangwa se tubifata nk'aho bihagije ku buryo impanuro yaduhaye mu bihangano bye, inama yatugiriye mu bihangano bye, tuzigendeyeho cyangwa se tuzumvishe neza zagira icyo zitumarira, kandi nawe ahari bikamufasha kuruhukira mu mahoro. So ni muri urwo rwego ubwo Black Drama yamenyaga ko umuvandimwe Jay Polly yabashije kudakomezanya natwe muri ubu buzima, byaramushenguye cyane, biramubabaza. Twabashije kuvugana kuri telefone ariko ntabwo byari bimworoheye. Gusa mu gucunguza uburyo umwete yabashije kumpa ubutumwa buvuga ngo Jay Polly yaradufashije twese nk'Abanyarwanda, ariko nubwo agiye adusigiye umuryango, adusigiye abana. Twakomeje kubivugaho, ariko uwo ari we wese n'ubundi ndatekereza ko mu gihe tugifite Christian Crow ntabwo twabuze Jay Polly, turacyamufite, turacyari kumwe nawe. So icyo asaba muri rusange ni uko abantu bari muri showbiz, ababanye nawe n'abari hano muri rusange, twasigara twita ku muryango wiwe, tukamwereka ko ibyo yakoze atabikoreye ubusa, kandi ko ahagiye abasize ari umuryango kandi utazamutenguha. So umwanya ni muto, ariko reka twifurize Jay Polly kugira uruhuko ridashira. Umuryango wa The Men muri rusange turi hano, dukomeza gushyigikira umuryango wa Jay Polly usigaye. Igihe cyose bazadukenera, nta nubwo ari ngombwa ko badukenera, ahubwo turahari igihe cyose. Mukomeze mwihangane, murakoze. Murakoze cyane. Reka nsabe umubyeyi wacu, ndasaba ngo abanyamakuru bafotora twigiye hirya gatoya, nsabe abantu bashinzwe kwigiza wenda barazana iriya stande hafi, noneho tusabe umubiri wa Tuyishime Joshua, umuvandimwe wacu, umwana wacu watashye, tumushyigikire, tumuherekeze mu mahoro. Ndagira ngo aho turi twese duhaguruke twakire uriya mubiri umuvandimwe, aho turi twakire uyu mubiri. Sabe bawutereke, bawushyire hariya bakurikije ya stande ijyaho. Sabe Apotre Jésus igire hino. Right. Mugende mu gace gace. Nihangane gato, mwigire hirya mbabwire icyo dukora.
hatarimo kubyigana abafotorera inyuma muri mubiretse mureke bariya abantu babyemeye abafotoza amatelefone wenda nihangane gatoya muraza gufotora nta kibazo kugira ngo tutabyigana tukongera guteza ya mbutiyaje babayobozi batubujije nsabe rwose ko habaho social distance buri muntu atandukane n'undi sabe bariya bantu sabe abo bantu bamaze kudufasha kumwegeza hariya dore kumuva iruhande memuretse wimanura ndagira ngo famiye bababyeyi bakenyeye ntakavunga zero ntihagire ubyigana n'undaho tubabarire abanyamakuru namwe distance irabareba muze gushyiramo distance ihangane distance irabareba uretse gatoya uretse kumanura nta bigikira Abatesalonike ibice 5 umurongo wa mbere ariko bene data igihe n'iminsi mugomba kubyandikirwa kubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura nijoro ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro. Hanyuma igihe cyarageze uyu muvandimwe wacu aravuka arakora turaha kugira ngo tumuherekeze kandi turaha kugira ngo twibuke. Hari ukumuherekeza hari no kwibuka ko natwe turi mu rugendo tugomba kuzataha. Icyo umuntu atekereza ari hano ni iki? Icya mbere akwiriye gutekereza ko mu isi atari iwacu ko hari ahandi mu isi Imana yateguye umuntu azaba. Aho umuntu azaba rero ni heza, ntabwo umuntu azaba hano mu isi ngo ajye kubona arahageze, ahubwo abasha kugira umwanya wo kuhakorera. Iri juru tuvuga umuntu yagiye, umuntu wese agomba kuritegura akiri hano mu isi. Ntabwo umuntu ava mu mubiri abishaka, ahubwo igihe kiragera Imana ikamukura mu muryango, afite abana afite umuryango atabishaka akagenda. Abantu bakarira bakihanagura, imiryango nyine ikabura uko ibigenza mukamuherekeza. Ntabwo ari aha gusa kugira ngo turire, ahubwo wakwibaza ngo ejo hawe urupfu rugutunguye cyangwa ugahura n'ikindi wabigenza ute? Ntabwo rureba amashuri wize, ntabwo rureba ko ufite hiti, ko ufite izina rikomeye, ntabwo rutinya inyenyeri, ntirutinya kuri bishop, ntirutinya kuri generali. Kuva isi yarema kugeza uyu munsi rudutwara abantu. Uyu musozi uriho abantu bakomeye mu nzego za leta, abafite imitamenwa ihambaye mu mujyi wa Kigali, abantu benshi batandukanye bari kuri uyu musozi. Iyo umuntu apfuye ntasubira inyuma ngo ajye kureba imitungo yasize, atekereza iby'abana n'iby'umuryango. Baba ari aba badamu cyangwa abana n'umuryango, muri gutekereza ubuzima bwabo, we yaruhutse. Iyo umuntu apfuye aba aruhutse imiruho n'imihate yo ku isi, kandi nta kindi, ntabwo hakivugirwa amasengesho ngo Imana imwakire byarangiye. Hari ahandi hantu arindiriye kuzacirwa urubanza rw'ibyo yakoze, ibyo mwebwe mutazi, ibyo aziranyeho n'Imana. Wowe uri aha rero, ejo ni wowe, ejo ni uwundi, biragusaba kwitegura. Kwitegura rero ni iki? Ni ugukora imirimo myiza izaguherekeza, imirimo myiza izakuzuka. Kare nababwiye ngo Yurayo ibice 5 ngo kuko Umwami Yesu azahagarara ku bicu avuga ijwi rirenga nk'iry'amarayika ngo abapfuye bizeye bazuka. Ntabwo ari abantu bose bavuga Yesu bazazuka, ni abantu bahindutse bagutse bwa kabiri, bakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza, baretse ibyaha, bakoreye Imana bakiri hano mu isi. Abo nibo bategereje umuzuko wo kuzagaruka kwa Yesu Kristo. Dusaba abajeni muri hano mucunguze uburyo umwete mushakisha Imana, mwinjire mu rusengero mukorere Imana n'ahandi hose mushobora gusenga. Mureke ibyaha, kuko isi biragaragara yuko tugeze mu gihe cya nyuma. Urupfu ruratwara abajeni, ruratwara abagore, ruratwara abantu bakiri batoya. Ni iminsi ya nyuma.
mu minsi ya nyuma rero hazaho impfu nyinshi zitunguranye, amagisida, indwara z'ibyorezo, ibibazo bitandukanye ahantu hatandukanye ku isi. Biragusaba kugenda mu mujyi wa Kigali ariko utunganya ubugingo bwawe. Biragusaba gutaha ugakemura ibibazo by'umuntu mufitanye ibibazo muri sosiyete aho utuye, n'ubu muntu uri aho wigeze wate ejo jyewe nindamuka mvuye mu mubiri bazamvugaho iki? Hari abantu tujya gushyingura tukabura icyo tuvuga, nyine ukiyeranja ukavuga ariko ntacyo wavuga. Ni kimwamwana mu ikaritsiye, ni umugome, ni umugizi wa nabi, n'ubwo apfuye hari abari kuvuga ati yagiye, hari n'abari kuvuga ngo turamukize. Aho ntiwaba nawe mu minsi yawe bazavuga ngo baragukize, ntiwaba witwa kimwamwana, ntiwaba ahubwo biragusaba rero gutunganya ubuzima bwawe n'imibereho yawe, ukiyeza ugacunguza uburyo umwe. Aha iyo turi muri uyu mwanya niho umuntu ashobora gusoma Bibiliya abantu bose bakayumva, kuko umuntu wese afite umutima, afite ijwi riri kumwereka ngo nawe azapfa, nawe bizarangira, nawe tuzamuherekeza. Ariko uhagaze hano ugatubwira abantu mu giterane ntibakwitaho, abajya gusenga mu nsengero ntibakeya. Buri muntu wese uri aha ngaha ibi bimubera isomo, muri mu rugendo rw'umukiza murasiganirwa aho Yesu ari. Umuntu wese avaha yihanye, si uguherekeza gusa, si ukurira, ahubwo ihano unatunganya ubugingo bwawe, ejo hawe hazaba heza. Reka nsoze rero dusenge Imana uretse gatoya kugerayo, hanyuma dusengere imva bagiye guhambamo abizera, babanza kudusabira umugisha bakayisengera kugira ngo bamuhambe mu gituro cyiza cyejejwe. Ariko reka tubanza tubwire abantu bari aha inzira nyamukuru, intego ndaha ni uguherekeza mwene data no kukubwiriza ubutumwa. Ntabwo nkubwiye ngo uzamure ikiganza wihane, nta nubwo nkubwiye ngo ureke ikindi, ahubwo tekereza neza, genda wiyunge n'abavandimwe bawe, genda ukemure ibibazo ufitanye n'umugore wawe, genda ukemure ibibazo ufitanye n'umuryango, ibyo ufitanye na bosi wawe, iby'abagore mufitanye n'abagabo, mwezwe mutunganye ubugingo bwanyu. Nawe hano tuzabona icyo tuvuga ejo hawe hazaza, kuko ntawe uzarama nk'ibuye, twese turi mu rugendo. Reka mbanze senga Imana. Nyagasani Imana yo mu ijuru, ndagushimira iri jambo rivuzwe, riha umugisha mu izina rya Yesu, ritera abantu guhinduka no guhindukira, gutunganya ubugingo bwabo, kugira ngo ibintu byose bashobore kubaho biteguye kugaruka kwa Yesu, ndetse no kuzabana n'Umwami Imana akaramata. Umugisha ijambo ryawe rivuzwe rikomeze gukora umurimo mu mitima y'aba bantu baryumvise, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero reka tubabwire ko gushyingura ni umuhango mwiza, umunsi Umwami Yesu yapfaga. Uwitwa Yosefu yari yatunganyije imva nziza nk'iyi ngiyi, ayiteramo ihumura neza, hanyuma mu gihe ajya gusaba umurambo wa Yesu, arangije aramuzana amushyira muri iyo mva nziza yatunganyijwe. Iyi mva rero yakozwe n'amaboko y'abantu, yubatswe n'abafundi kuri uyu musozi. Turifuza kugira ngo tuyisengere, nta mavuta tuyisukamo, nta mazi tuyigira gute, twebwe ibintu byose byezwa n'ijambo ry'Imana, kandi abakozi b'Imana twahawe ubutware bwo kweza ibintu ibyo ari byo byose. Reka rero ndambura ibiganza mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, nimiswe kuba bishopu apostolike mu muryango w'Imana, mu bwami bw'Imana. Iyi mva ndayejeje mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo ayiremo, ubwiza bw'Imana buzakomeze kuba muri iyi mva tugiye kubikamo umubiri wa Jean Paul Mwami. Turasabye kugira ngo umwakire nk'uko wamwakiriye ahamukwiriye. Turasabye kugira ngo abamarayika bakomeze kuba hano, kandi uyu muhango uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Imva turayejeje mu izina rya Yesu, turayitunganyije, abamarayika bayiremo, kandi igitinyiro cy'Imana kizakomeze kwibamo no mu gihe tukazaba duhanye.